Nshuti muvandimwe mwene data wowe dusangiye amahirwe yo kumenya Imana kandi tukaba tugize n'amahirwe nanone yo guhurira kuri uyu murongo wa Radio Ijwi ry'Ibyiringiro ivugira kuri FM 106.4. Nongeye kukwishimira cyane nshima n'Imana iduhaye no mahirwe. Njyewe ndi mwene Somusoni Flavien, uyu ni umwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira amahirwe yaduhaye yo kukumenya n'amahirwe yaduhaye yo kuba mu rwuri aho tubona ubwatsi bukwiriye, kandi tukishimira ko turi intama zawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe ritubwira ko binyuze mu masezerano yawe ufite gahunda y'uko ugomba kuzana n'izindi ntama nazo zikarya ku bwatsi turya, kugira ngo nazo zimererwe neza nk'uko nawe waduhaye kumererwa neza. Binyuze muri iri jambo rero twongeye kugusaba ngo uduhe gukomeza kuryoherwa n'amateka y'agakiza n'amahirwe akomeye waduhaye. Kandi binyuze muri iri jambo dusabiye n'abandi batarakumenya ngo bakwakire. Mwuka wawe wera aho umugisha buri muntu wese tugiye kubana muri iri jambo, kandi ku musozo ntihagire undi muntu ugaragara uretse icyo wadukoreye Karuvari, kandi amaso yacu tuyahange kuri wowe gusa. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nabikubwiye, ndi Musoni Flavien. Uyu ni umwanya ukomeye tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo icyuho cyaciwe no kubura amahoro. Icyuho cyaciwe no kubura amahoro. Ku isi abantu benshi bagiye babaho bakaba nta mahoro bafite, ariko bakagira ibimenyetso runaka byerekana yuko batahungabanye nta n'ikibazo bafite. Bamwe bagiye kugerageza guseka, abandi bakagerageza kwiyaturiraho amagambo meza agaragaza ko bakunda kandi bakunzwe, abandi bakagerageza gukoresha iminsi mikuru bakarya neza bakitwara neza. Ariko mu by'ukuri ibimenyetso byo kubura amahoro nta kintu ushobora kubihishisha. Rero najya nkubwire ngo kuva Adamu na Eva bacumura bakagwa mu cyaha, icyaha cyasenye amahoro yabo, kandi kimaze gusenya amahoro yabo nta kwiyumanganya kwari kuboneka uko ariko kose. Nta kintu na kimwe cyari kuziba icyo cyuho, kuko gutandukana n'Imana iriyo yari amahoro yabo. Bari babuze ikintu cy'ingenzi cyane kitazibwa n'undi muntu uwo ari we wese. Cyari icyuho kitazibwa n'undi muntu uwo ari we wese, kitazibwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Reka muri uyu mugoroba unkundire njye nawe dutekereze cyane ku cyuho kiboneka iyo Imana itari mu buzima bwacu. Imana iyo atari yo mugenga, iyo Imana atari yifashe vora y'ubuzima bwacu, tuba dufite icyuho gikomeye cy'uko tudafite Imana. Reka twinjire mu byanditswe byera. Muri no minsi abantu barimo barashaka amahoro ari hirya ya Bibiliya. Abantu barimo barashaka guhura, abantu barimo barashaka amahoro aturutse ku mbunda, barashaka amahoro aturutse ku biganiro, barashaka amahoro aturutse ku kubahana no gusinyana amasezerano. Abantu barashaka amahoro aturutse mu kurya no kunywa no gutembera no kwinezeza k'ubu buzima. Ariko najya mbwire ngo amahoro akomoka ku Mana ariyo mahoro umutima wa buri muntu wese ukeneye. Ayo mahoro atera icyuho iyo utayafite, ku buryo nta kindi kintu icyo ari cyo cyose wazana muri icyo cyuho ngo cyuzure. Amahoro Bibiliya itubwira muri Yesaya 48 murongo wa 22. Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Iri jambo ndaryubaha kandi iri jambo ndaritinya. Nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Uwiteka yavuze. Guturuka muri Edeni nta mahoro y'abanyabyaha. Aya magambo yakomeje kugaragara mu gihe cya Nowa. Nta mahoro y'abanyabyaha. Mu gihe cya Loti nta mahoro y'abanyabyaha. Mu gihe cya Yerusalemu nta mahoro y'abanyabyaha. Mu gihe cya Yesu nta mahoro y'abanyabyaha. Mu gihe cy'intumwa byagaragaraga ko nta mahoro y'abanyabyaha. Ariko twebwe abasoreho n'imperuka y'ibihe turimo turabirebesha amaso yacu yuko nta mahoro y'abanyabyaha. Ariko ibyanditswe byera bitugaragariza indi soko y'amahoro abantu bibagiwe. Ibi mu gitabo mu butumwa bwiza, ijambo ry'Imana ritwereka yuko Yesu yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura.
munyigireho kandi muzabona uburuhukiro. Bivuze ngo Kristo niwe mahoro yacu, nk'uko tubisoma mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 14, aho Pawulo yandikiye Abefeso arababwira ngo uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi ari bwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Kubw'ibyo rero Kristo niwe mahoro yacu. Bivuze ngo umuntu wakiriye Kristo yakagombye kuba afite amahoro. Ariko se wakwibaza ko tuvuga ko twakiriye Kristo tukaba tumaze imyaka ingahe? Bamwe bamaze 5, abandi 10, abandi bamaze 15, tukaba tumeze nk'aba banyabyaha batagira Imana, babandi batigeze bamenya urusengero, batigeze banihana, babantu bibera mu tubari, babantu bibera he twita ngo ni abanyabyaha, ko bafite icyuho, ko nta mahoro bafite. Natwe abitwa ko turi mu madini tukaba nta mahoro dufite, kandi Kristo ari we mahoro yacu. Harimo ikintu kitagenze neza, kandi iki kintu dukeneye kukimenya. Mu wifuzwa ibihe byose, igitabo cyitwa wifuzwa ibihe byose, paje 191 akagingo ka 3, banditse basobanura amagambo ari muri Matayo 11:28, baranditse ngo mu gihe yibutse umuntu amahoro yatakaje yo muri Edeni, inamubwira amahoro yongeye gusubizwa binyuze mu Mukiza. Amen. Iki gitabo kiratwereka yuko amahoro umuntu yatakaje muri Edeni agatangira kurenganya buri muntu wese yikuraho icyaha gishyira ku wundi, bagatangira gutungana urutoki, isi ikabura amahoro, ibyaremwe bigata icyerekezo, bagatakaza amahoro y'umutima, bagatakaza icyizere bari bafitiwe imbere y'Imana, bikarangira bagiye kwihisha mu gihuru. Barangiza bagera mu gihuru bakubaka ishyirahamwe hamwe na Satani. Iri shyirahamwe Imana ikarisenyesha igitambo Adamu yatambye. Ari nayo mpamvu najya mbabwire ngo buriya igikorwa cya Kristo cyo ku musaraba cyasenye ishyirahamwe ry'abantu na Satani. Rero inshuti zanjye, iki kintu kirakomeye cyane, kandi muri iki gitabo barakomeje barandika ngo kandi rero buri kintu cyose cyaremwe gihora gisubiramo irarika rye ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Amen. Mu magambo make, ibintu twatakarije mu kubura amahoro muri Edeni twongeye kubironka binyuze mu Mukiza wacu i Karuvari. Rero kuba tudafite amahoro ntabwo ari ikibazo cy'Imana. Kuba waba udafite amahoro kandi witwa ko umaze igihe mu bintu by'Imana si ikibazo cy'Imana, ahubwo ni ikibazo cyawe. Impamvu mu gitabo cyifuzwe byose paje 226 banditsemo amagambo nakunze avuga ngo icyaha cyangije amahoro yacu, igihe cyose inarijye itaratsindwa nta tuze dushobora kugira. Mu magambo make, ibitubuza amahoro ni inarijye. Ariko cyarantangaje cyane, inarijye umuntu ayigira ari umwana, inarijye ukayigira uri muri primaire, ukimuka ukayijyana, inarijye ukazayigira kugeza muri PhD, inarijye uyigira uri umuntu w'inkandagira bitabo kugeza igihe uzagenda ugahagarara imbere y'iteraniro. Inarijye ikomeza kubaho. Inarijye uyigira uri uruhinja, mu buhinja ikagukoresha, wazana buri umusaza n'umukecuru warakutse amenyo, uryamye wicaye ku buriri ahantu utanabyuka, ugasanga n'ubundi inarijye iracyakuyobora. Iyi narijye iratugenga kugeza ubwo ikujyana ku munsi wo kwihana, ikazakugeza ku munsi wo kubatizwa, ugasanga buri ntambwe umuntu arimo gutera nubwo yayitiye agakiza, ariko ugasanga iyo ntambwe arimo arayiterana inarijye. Nshuti zanjye, igihe cyose inarijye itaratsindwa nta tuze dushobora kugira, nta mbaraga za kimuntu zishobora gutegeka irari rikomeye riba mu mutima. Ntacyo dushoboye rero kwimarira muri uru rwego, nk'uko abigishwa nta bushobozi bari bafite. Reka nkubwire yuko natwe nta kintu dufite cyacecekesha inkubi yo kugeragezwa n'amatiku iba mu mitima yacu. Nyamara uwabwiye imivumba y'i Galilaya gutuza, yanabwiye buri muntu wese gutuza. Amen. Umuntu wacecekesheje inyanja y'i Galilaya afite ubushobozi bwo gucecekesha ibintu birimo gusakuza muri Musoni. Afite ubushobozi bwo gucecekesha ibintu bikubuza amahoro wowe unteze amatwi uyu mwanya. Nyamara uwo ngo wenyine niwe tugomba kwizera. Uko umuraba waba ukaze kose, abantu bose basanga Yesu bamutakira bati databuja dukize, abo bantu bazatabarwa.
reka nkwibutse yuko imbabazi za Yesu zunga umuntu n'Imana, kandi izo mbabazi zunga umuntu n'Imana nizo zonyine zicecekesha inkeke yose iterwa n'ibyo twifuza, maze imitima yacu ikaruhukira mu rukundo rwe. Amen. Ngaho aho uburuhukiro ugomba kubushakira. Bibiliya igaragaza yuko ubwo Kristo ari amahoro yacu, kuba tudafite amahoro ya Kristo kandi twitwa yuko dufite Kristo tumaranye nawe igihe, ni impamvu zacu z'uko tutamwemereye ngo yinjire mu byumba by'umutima wacu abigenge. Yesu afite ububasha bwo guturisha umuraba w'ishuheri, umuraba uratuza, maze abantu bagashimishwa n'uko batuje. Kandi Kristo afite ubushobozi bwo kutujyana ku mwaro twashakaga kugeraho. Amen. Nuko rero ubwo ukwemera Kristo kwatugize intungane imbere y'Imana, tubana amahoro nayo tubikesha Yesu Kristo umwami wacu. Ubutungane buzabyara amahoro, buzatera ituze n'umutekano iteka ryose. Ikintu cya mbere tugomba gushaka ni ubutungane buturuka ku Mana. Ubwo butungane buzabyara amahoro, kandi ayo mahoro nayo azabyara ituze, iryo tuze ribyara umutekano. Amen. Ngibi ibintu ibyanditswe byera bitubwira. Ariko hari amagambo nasomye mu Wifuzwa ibihe byose, ni iki gitabo kinkundisha Kristo cyane. Wifuzwa ibihe byose paji ya 46 akagingo ka 4, byanditswe byera biravuga ngo natwe niko bimeze igihe tuvuga amagambo y'amanjwe, mutega amatwi. Ahantu twagiye dutakariza amahoro twari dufite igihe twajyaga kubatizwa. Reka nkwibutse yuko igihe twajyaga kubatizwa twari dufite amahoro, igihe twakiraga iby'Imana, igihe twakiraga iby'agakiza bikinjira mu buzima bwacu, igihe twamenyaga ibya Yesu, twari dufite amahoro n'umunezero. Wakwibaza ngo byaciye he? Kuki uko umuntu arushaho gutinda mu bintu by'Imana ariko agenda atakaza amahoro? Ikibazo si icy'Imana, kandi ikibazo si icy'itorero, ikibazo ni icyanjye ku giti cyanjye. Uwifuzwa ibihe byose paji ya 46 baratubwira ngo natwe niko bimeze igihe tuvuga amagambo y'amanjwe, ibiganiro bibi, cyangwa tukibagirwa gusenga. Tubasha mu munsi umwe gutandukana n'Umukiza, kandi bibasha kudutwara iminsi myinshi yuzuye agahinda tumushakashaka, kugira ngo twongere kugira amahoro tuba twarabuze. Rero bivuze ngo iki? Ese nshuti yanjye, uremeranya nanjye ko uretse kubura Kristo, amagambo y'amanjwe nayo ari mu byatumye ubura amahoro? Yego. Hari umuntu wahubutse, warahubutse, uvuga umuntu, umuvuga ibintu bitabaho, urangije umenya ko yabimenye, mugirana ikibazo. Kuri we araryama agasinzira, ariko wowe nturyama ngo usinzire, kuko amagambo y'amanjwe yawe wavuze yagutandukanyije n'umuvandimwe ku buryo utaryama ngo usinzire. Ikindi, ibiganiro bibi, tuhakirwa imbaraga. Ikindi, kwibagirwa gusenga. Uko umuntu yiberaho, akibera mu minsi mikuru, akibera ku ishuri, akibera mu kazi muri kampani, akibera mu bintu bimugoye, akibera muri korari, akibera mu bintu byo ku rusengero mu nshingano z'itorero, atabona umwanya we wo gusenga ku giti cye, igihe kiragera akazatakaza amahoro, agasigara ari umuntu ukora ibintu ari umurakare, agasigara akora ibintu ari umwihebe, ariko wamureba ukabona nta buryohe bw'iby'Imana afite. Niyo mpamvu muzajya kubona mubone umuntu uramubonamo ibimenyetso by'umunaniro ku rusengero, uramubonamo ibimenyetso by'umunabi, uramubonamo ibimenyetso by'umushiha. Amahoro abantu barimo baragenda bayatakaza. Muri icyo gitabo kandi cy'Ibifuzwe byose kuri paji 106 banditse amagambo akomeye, baravuga ngo iyo mwuka w'Imana ahawe umwanya mu mutima, ahindura imibereho y'umuntu. Amen. Intekerezo z'icyaha zikurwamo, ibikorwa bibi bikarekwa, urukundo, kwicisha bugufi n'amahoro bisimbura uburakari, ishyari n'amahane. Bivuze ngo iki rero? Kuba tugifite uburakari, kuba tugifite ishyari, kuba tugifite amahane, kugeza ubwo umuntu yubahuka inama y'itorero, kugeza ubwo umuntu yubahuka pasitoro, kugeza ubwo umuntu yubahuka umuntu w'Imana, kugeza ubwo umuntu yubahuka ababyeyi be kandi yitwa ngo ajya gusenga. Impamvu ibitera ni imwe, ni ukuvuga ngo urukundo, kwicisha bugufi n'amahoro ntabwo byasimbuye uburakari n'ishyari n'amahane muri twebwe. Iyo Kristo ari muri twebwe rero, muri iki gitabo barakomeje barandika ngo ibyishimo bijya mu mwanya w'agahinda, maze mu maso hawe hakagaragaza umucyo mvajuru.
nta n'umwe ubona ukuboko gukuraho ingorane cyangwa ngo abone umucyo umanuka uva mu marembo yo mu ijuru. Imigisha igera ku muntu wiyeguriye Imana kubwo kwizera, maze iyo mbaraga itabonekera amaso y'umuntu ikarema umuntu mushya mu ishusho y'Imana. Ibi biba iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo akakubera umwami n'umukiza. Ariko rero uyu munsi wa none birababaje kuba amahane abataramenye Imana bafite n'abitwa ko bamenye Imana bayafite, ishyari n'amatiku abataramenya Imana bafite, bakaba babizi yuko ibyo bintu bizababuza ubugingo. Birababaje yuko icyo abapagani bita ibishingwe usanga hari abantu bitwa ko bari mu nzu y'Imana babifashe mu biganza. Nshuti yanjye, iki ni igihe gikomeye cyo kugira ngo ubane n'Imana kandi Imana igire ikintu igukorera. Nshuti, aya magambo arakomeye cyane kandi akeneye ko tuyatekerezaho. Ibi ni ibyo Imana ikorera umunyabyaha iyo amaze kwakira Kristo, kandi ibi bintu kimwe mu bibigaragaza ni amahoro. Aya mahoro rero ni amahoro yo mu mutima. Byanditswe byera bitubwira uburyo Kristo ari we mahoro. Nimureba neza muri Yesaya harimo amagambo nakunze cyane. Igitabo cya Yesaya harimo amagambo nakunze cyane. Yesaya igice cya 9 harimo amagambo akomeye. Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5, Bibiliya iravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Icyambere, Kristo arabanza akagukorera igitangaza cyo guhinduka, yarangiza akakubera umujyanama, nyuma yaho akubera Imana ikomeye, yarangiza akakubera data. Ikimenyetso kindi gikurikira ni uguhabwa amahoro. Ariko aya mahoro uyu munsi wa none abantu barayitiranya. Iyi ni inyigisho abantu bakeneye kwitondera cyane, bagasaba Imana cyane ngo ibabwire. Kubera iki? Uwifuzwa ibihe byose paje 175 na paje 174, paje 175, byanditswe byera biravuga ngo nyamara ntabwo gukizwa k'umubiri ari cyo kintu wa muntu uriya muntu Yesu yakijije wari umaze igihe arwaye yashakaga, ari cyo kintu yifuzaga cyane, nk'uko yifuzaga gukurwaho umutwaro w'icyaha. Yumvaga aramutse abonye Yesu maze akamuha ibyiringiro by'uko ababariwe ndetse akagirana amahoro n'Imana, yari kunezezwa no kubaho cyangwa gupfa nk'uko Imana ibishaka. Uwo murwayi wari urimo asamba yatakaga agira ati, ayi icyama nkageraho ari. Nta mwanya wo gupfusha ubusa uyu muntu yari afite, kuko umubiri we wari waratanyaguritse, wagaragazaga ibimenyetso byo kubora. Yasabye inshuti ze kumuheka ngo bamushyire Yesu, maze zibikora zishimye kandi zitazuyaje. Ubwo umutwaro wo kwiheba warahambutse uva mu bugingo bw'uwo murwayi, maze amahoro azanwa no kubabarirwa atura mu mutima we kandi abengeranira mu maso he. Ububabare bw'umubiri we bwarashize kandi uko yakabaye wese ahindurwa mushya. Muri uwo mwanya uwari waramugaye yari yakize kandi uwari umunyabyaha yari yababariwe. Niba mubibona neza, amahoro y'Imana ni impano Imana iha umuntu wabanje gutandukana n'ikibi. Muri no minsi abantu barimo barashaka amahoro, barashaka kugirirwa neza, barashaka umunezero, ariko nta mwanya wa Kristo basize. Ikindi, ubu abantu barimo barasenga bavuga ngo babasengere kugira ngo bakire indwara barwaye, bakajya no mu madini atandukanye, bakajya gushaka abantu bakora ngo ibitangaza ngo babafashe. Ariko igitangaza gikomeye uyu munsi wa none Imana irimo kudukorera ni igitangaza cy'uburyo umuntu wari igisambo ahinduka umunyabuntu, umuntu wari umunyamahane agahinduka umugwaneza, umuntu wari ikirara agahinduka umwana mu nzu y'Imana, agahinduka n'umwana mu rugo rwabo, umuntu warushyaga abandi yarababujije amahoro agahinduka utanga amahoro. Noneho igitangaza cy'umuntu wari umunyabyaha ruharwa akaba avuye mu rupfu ageze mu bugingo, nicyo gitangaza gikomeye Imana irimo kudukorera uyu munsi.
rero nshuti yanjye ndagukangurira cyane kubona yuko kimwe mu byakubujije amahoro bikomeye ni icyaha cyawe. Ariko uyu munsi wa none usanga umuntu avuga ati ngewe ikintu kimbujije amahoro kuva nashaka umugore ntago nongeye kumwinezerwa nk'uko najyaga nezerwa. Ikintu kimbujije amahoro kuva nahindura akazi, kuva nakena, kuva rwose nahura n'ibi, kuva naturana na kanaka, kuva nasengana na kanaka tuma ntagira amahoro. Oya, ikibazo nyamukuru cyo gutakaza amahoro kwacu ni icyuho cyazanywemo n'icyaha, kandi icyo cyuho Yesu Kristo wenyine niwe winjira mu mutima akawuzaniramo amahoro. Reka turebe rero uburyo Imana yagennyemo abantu bayo bagomba kubonamo amahoro. Ese aya mahoro y'Imana akomoka he? Amen. Icya mbere ni musoma mu Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 20. Bibiliya iravuga ngo kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we imwiyungisha n'ibintu byose ari byo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Amen. Magambo make, ku musaraba wa Kristo amahoro ubu ngubu dufite, amahoro ab'isi bafite imbere y'Imana akomoka ku maraso yo ku musaraba wa Kristo. Kandi muri Yesaya 53 umurongo wa 5 Bibiliya iravuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we kandi imibyimba ye niyadukirisha. Kubw'ibyo hari ibihano byabaye, hari imbaraga zatanzwe kugira ngo amahoro y'Imana aboneke. Umuntu rero utaramenya agaciro k'izo mbaraga ntashobora kugira amahoro byanga byakunda. Amaraso yo ku musaraba. Reka turebe mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 1. Amahoro y'Imana tubonye ko yaturutse ku cyo Kristo yakoze ku musaraba. Ariko nanone mu Baroma 5 umurongo wa 1 aravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Amen. Nshuti yanjye, gutsindishirizwa, twatsindishirijwe no kwizera. Ibyo bintu rero kubwo kwizera icyo Kristo yakoze, icyo gikorwa cyonyine akaba ari cyo tuboneramo inzira yo kubona amahoro. Nta handi twakura amahoro atari ukwibombarika cyangwa gukomeza imirimo cyangwa se gukomeza imihango n'ibindi byose. Tukemera yuko icyo Kristo yakoze ari cyo cyonyine cyaduha amahoro, cyatuma imitima yacu ituza. Ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kubw'ibyo gutsindishirizwa bitanga amahoro. Ariko ikibazo uyu munsi wa none gihari nuko inyigisho yo gutsindishirizwa abantu bayizanyemo amarangamutima yabo, bayizanamo ubuyobe bwabo, bihinduka intambwe 20-30 abantu batera ngo Imana ibemere. Ariko ntabwo ariko bimeze. Reka mbabwire yuko uwatsindishirijwe, uwakiriye icyo Kristo yakoreye i Karuvari, uyu nguyu abyakira binyuze mu byo Kristo yandikishije mu ijambo rya Kristo no mu masezerano ye, niho dutsindishiririzwa. Nta handi twakura gutsindishirizwa. Yesaya 48 umurongo wa 18 ibyanditswe byera byerekana yuko umuntu wakwizera ibyo Kristo yakoreye i Karuvari, amaraso yazanywe na Kristo, amahoro yazanywe n'amaraso ya Yesu, nibyo twayabonye. Kandi gutsindishirizwa no kwizera nabyo bituma tugira amahoro. Ariko umuntu uzakurikiza biriya akirengagiza iki cyanditse muri Yesaya 48 umurongo wa 18 nabwo azabura amahoro. Yesaya 48 umurongo wa 18 haravuga ngo iyaba warumviye amategeko yanjye uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja. Uyu munsi wa none mu myizerere itandukanye, mu madini atandukanye, abantu bizera Yesu kandi bizera ko ari we wabatsindishirije. Yewe ndahamanya namwe Imana ibaha umugisha. Abantu baricara bakavuga bati amaraso ya Yesu ku musaraba niyo yatumye tugira amahoro. Nibyo koko, natwe twese abapagani. Ariko najya mbabwire ngo amahoro ameze nk'uruzi. Bibiliya ivuga yuko iyo tuba twarumviye amategeko y'Imana, nyuma yuko dutsindishirizwa, nyuma yuko twakira icyo Kristo yakoze, tuba tugifite urugendo rwo kwakira amategeko y'Imana ngo akorere mu ngingo zacu. Iyaba warumviye amategeko yanjye uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja. Amen. Ese nagira ngo mbabwire ngaha amahoro y'Imana ntabwo ushobora kwica amategeko y'Imana ngo ugire amahoro, ntibishoboka. Ariko noneho hari ikindi cyantangaje. Murebe abafite Bibiliya zanyu, munyarukire mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 6 umurongo wa 15. Noneho hagaragaza ikindi kintu kidasanzwe. Mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza.
amen. Ubutumwa bwiza Imana yaduhaye, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugomba kubwirizwa mu mahanga n'indimi zose n'amoko yose. Ubu butumwa bukaba bwarageze mu Cyaciwe 14:6 bwitwa ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ubu butumwa ubwabwo muri bwo namwo harimo amahoro. Niyo mpamvu ubutwaye wese Imana yamusezeraniye amahoro. Bivuze ngo umuntu wari wajyaga atwara ubutumwa wageze mu gihe cyo gutangira kubushyira hasi atangira gutakaza amahoro. Niyo mpamvu abavuga butumwa bamwe batakigira amahoro. Niyo mpamvu abaririmbyi benshi batakigira amahoro. Niyo mpamvu abahoze ari abakuru b'itorero bakabireka ngo barashaka konjingo, kuko kuyobora bituma bashyuha mu mutwe bigatuma batagira amahoro. Hari abatakaje amahoro burundu. Bantu b'Imana nagiye mbabwire ngo ubu butumwa bwiza bw'amahoro Imana yaduhaye kuba abagabura babwo. Bapasteri, balayike bagenzi banjye, badiyakoni, bantu b'Imana, bajiya, rubyiruko, muntu w'Imana wese Imana yashinze ufite ikintu ukora mu nzu y'Imana. Nagira ngo nkubwire ngo ubutumwa bwiza bw'amahoro bwiteguza abantu nitwe tubufite. Kubera ko ari ubutumwa bwiza bw'amahoro rero bufite uburyo buha n'umuntu butwaye amahoro. Uko buteretse hasi, iyo usimbuje iby'Imana gushaka iby'isi, ukarundumurira amasaha yawe yose mu kazi kawe, inshingano zera ukazireka n'ibindi ugashyira ku ruhande, utakaza amahoro. Kandi abantu benshi turi kumwe muri iki kiganiro murimo kunyumva, abenshi mwatakaje amahoro. Nimurebe mumenye niba mugihagaze mu byo twizera. Mu Baroma igice cya 15:13 ibyanditswe byera bitugaragariza yuko kwizera nako gutanga amahoro. Ariko nanone bikatubwira ngo iki? Bikatubwira ngo Imana nyir'ibyiringiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera. Amen. Kwizera Imana bituma umuntu agira umunezero kandi umuntu akagira amahoro. Ibi bintu ntibikomoka ku mafaranga menshi umuntu afite, ntibikomoka ku kireka. Mbibutse mu minsi yashize nigeze guhura n'umuntu, aranyitegereza rwose, arambwira ati nkurikije ukuntu ukeye, nari mvuye mu rugo ndabanza ndasenga, niga ibyanditswe byera, numva mfite umunezero ukomoka mu byanditswe byera udakomoka ahandi. Kandi uwo munezero wari ufitanye isano n'amahoro nakuye mu byo nasomye kandi nizeye numva nshaka ko bikorera mu bugingo bwanjye. Ariko yarandebye arangije arambwira ati se ko mbona wowe umeze neza, urimo urakorera he? Ese wampaye ku mafaranga nanjye komerewe nabi? Nshuti yanjye, ntibizagutangaza igihe kwizera Imana kuzatuma ugira amahoro n'umunezero, ukumva ibibazo byawe bizwi na Kristo, bigatuma utajya gutakira abantu ku muhanda, utajya kwiseta mukoreraho ngo ujye kuririra abantu, bigatuma utasubira mu cyaro ngo ujye kuririra abo wasizeyo, bigatuma utaza ku rusengero ngo ibibazo byawe bari byo ugira intego ngo abantu bakwiteho bagufashe, ahubwo ukumva kwizera kuragutunze. Reka mbabwire, mu gihe cy'intumwa kwizera niko kwari umunezero, niko kwari amahoro, kwizera kwari ubutunzi. Muri ino minsi rero abantu barimo barubaka amazu, barimo bararangiza amashuri ahanitse, abantu barimo barazamurwa mu ntera mu kazi bagakomerwa amashyi, abantu barimo barashaka abagore bafite amasura meza bagakora ubukwe bukomerwa amashyi, abantu barimo barahamagarwa mu nsengero bagahabwa inshingano zikomeye, abantu barimo baravugwa yuko ari ibitangaza n'iki. Ariko najya mbabwire ngo uko abantu bagenda batandukana na Kristo gake gake, niko ibimenyetso n'icyuho cyo kubura amahoro kirushaho kugaragarira mu maso. Kugira ngo rero umunezero w'Imana wongere ugaruke mu maso yacu n'amahoro y'Imana yongera tugaragareho, biradusaba kwizera. Kwizera yuko ejo bizacamo, kwizera yuko Imana irinze itorero ryayo, kwizera ko Imana ari yihagarariye ubuzima bwawe, ntuterwe ubwoba n'ibibazo abantu barimo kwibaza hano hanze. Kwizera yuko Imana hazaza hawe, h'urugo rwawe, h'abana bawe ihafite mu biganza, ukavuga ngo Mana mpimbaraga nkora iby'uyu munsi ngerageza ibyo nshoboye, ariko nanizera yuko n'ejo hazaza uzaba ukiri Imana yanjye. Amen. Daniel igice cya 4:24. Ikindi kintu gitanga amahoro, kandi igihe watandukanye nacyo amahoro urayatakaza. Nshuti yanjye, Daniel 4:24, Daniel yarahagaze imbere ya Nebukadineza, yari arimo kumugira inama. Nebukadineza uyu hari habaye ikibazo gikomeye.
kandi nk'uko isi y'uyu munsi wa none isumbirijwe n'ibibazo bidafite igisubizo, ni nako Daniyeli icyo gihe yari ahagazemo cyari kimeze. Igice cya 4 umurongo wa 24, Daniyeli yari agiye guha inama uyu mwami wari wagize inzozi ari we Nebukadineza. Yaramubwiye ati, nicyo gituma ngusaba nyagasani ngo wemere inama nkugira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka. Icyo ni icyambere, gukuzaho ibyaha byawe gukiranuka. Kandi hano ntago bavuze kwibombarika, ntago bavuze kujya mu nshingano z'idini, ntago bavuze gukuzaho ibyaha byawe gushaka umuntu w'umulayike cyangwa se umupasitoro cyangwa bishop cyangwa apotre cyangwa intebe ya penetensiya. Oya, ahubwo kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi gukiranuka ni Kristo. Kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe, aharaho uzungukirwa amahoro. Mu magambo make, iyo ibyaha byigijweyo no gukiranuka kandi ibicumuro wagiye ugira by'ubuhemu bwawe no kwikubira no guhemukira abantu no kubabuza amahirwe bari bafite, ibyo bintu ukabikuzaho kugirira neza impuhwe no kugirira abakene impuhwe no kubagirira neza, ushobora kungukirwaho amahoro. Amen. Buriya najya mbabwire ngo dukwiye kugira amahoro ku Mana ari no kugira amahoro ku bantu. Kugira amahoro ku Mana bizanwa no gukiranuka kwa Kristo. Kugira amahoro ku bantu bizanwa n'impinduka nziza zaturutse muri Kristo, zituma abo twambuye tubasubiza ibyo twabambuye, abo twasebeje tukabasaba imbabazi, abo tutagiriye impuhwe tukababuza ibyo bari bagomba kubona, tuba tugomba kubagirira impuhwe tukabibaha. Niyo mpamvu Zakayo yavuze ngo abo nambuye ndabariha inshuro zingahe? Ndabariha inshuro. Rero nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo uyu munsi wa none abantu benshi nta mahoro bafite. Kubera iki? Abantu barashonje, ntacyo tubamariye. Ntidushobora kugira ibyo dukura mu bubiko bwacu ngo tugire icyo tumarira abantu. Turimo turagura imifuko y'ibiryo, barimo baratangaza lockdown, umuntu akagenda akagura imodoka kuzuza mu nzu ye, ibiryo bikazarangira nta n'umuntu baturanye agaburiye. Ariko warangiza ukavuga ngo uzagira amahoro. Reka mbabwire, mu kugirira neza abantu, amahoro y'Imana ari muri twe abona umwanya wo gukora, natwe tukagira amahoro. Rero mu rwandiko rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 11, ibyanditswe byera binagaragaza neza andi magambo akomeye. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3:11 haranditse ngo, kandi azibukira ibibi akora ibyiza, ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Mu magambo make, iyo umuntu ashaka amahoro areka ibibi, kandi yarangiza amahoro akaba viziyo ye. Ese ujya wumva wifuza yuko abantu barara neza? Wifuza ko igihugu cyagira amahoro n'umutekano? Yego rwose, hari uruhare ugomba kugira. Wifuza ko itorero ryawe ritabamo amatiku, korari uririmbamo ikaba korari yica ukabona umwanya wo kwiga ibyanditswe n'uwo kuririmba? Ugomba kuba imbarutso y'amahoro, utari umunyamatiku. Wifuza yuko inama y'itorero ibyo yateganyije kwiga ibirangiza neza kandi bikarangira mu mwuka mwiza? Yego rwose, teganya uburyo ugomba kuba umunyamahoro. Wifuza yuko urugo rwawe rudahoramo amatiku, abantu bahora baza kukunga n'umugore wawe? Yego, saba Imana iguhindura umunyamahoro. Amahoro uyashaka areka ibibi, kandi agagira umwanya wo kuyakurikira ngo ayashake akayakurikirana. Nshuti zanjye, Imana yacu yo mu ijuru idufitiye amahoro. Ndifuza yuko muri uyu mwanya Imana igira icyo ikora ku mutima wawe. Mu gitabo cy'Ibifuzwe Ibihe Byose paje 209 baranditse ngo, abantu bose bahitamo ubwami bwa Kristo bw'urukundo, gukiranuka ndetse n'amahoro, bakabushishikarira kurusha ibindi byose, baba bafatanyijwe n'ijuru, kandi imigisha yose dukenera muri ubu buzima aba ari iyabo. Mu gitabo cy'imbabazi z'Imana, mu gika kijyanye n'ubugingo, buri wese muri twe afitemo urupapuro rwe. Amen. Mu gitabo cy'imbabazi z'Imana, mu gika kijyanye n'ubugingo, buri wese muri twe afite urupapuro rwe. Icyambere, ese uyu muntu yigeze yumva asonzeye Kristo? Ese uyu muntu yigeze yumva iby'Imana ari byo bimutwaye cyane umutima? Ese uyu muntu nibyo koko yakoze ibyaha ntiyashyikira ubwiza bw'Imana? Ibyaha bye byatumye yicara aravuga ngo byanga byakunda nta kintu kindi cyakorwa, aragenda yibera mu byaha gusa? Cyangwa yamanitse amaboko ahungira kuri Kristo? Bene wahungiye kuri Kristo rero agahita
agahitamo ubwami bwa Kristo n'urukundo no gukiranuka n'amahoro, akabishishikarira kurusha ibindi bintu byose, akumva arashaka kubana n'abantu bose amahoro, akumva arashaka gukiranuka kwa Kristo, akumva arashaka urukundo rwa Kristo kandi kugira ngo nawe arugaragaze. Uyu muntu ngo imigisha yose dukenera muri ubu buzima iba ari iye, Imana irayimuha. Kandi ikindi, mu gitabo cy'imbabazi z'Imana, mu gika kijyanye n'ubugingo, buri wese muri twe afitemo urupapuro rwe. Ibi bivuze ngo iki rero? Ntago binsaba kuzajya kwikingirana ahantu mu rutare, ntago binsaba kuziyicisha inzara nkamara iminsi 30 ntarya nanywa kugira ngo Imana irebe imbabazi, ingirire imbabazi ikurikije uburyo nakubititse. Oya, uburyo Imana yagennye bwo gutsindishiriza umunyabyaha no kumuha amahoro butandukanye n'uburyo amadini yagennye afasha abantu bayo. Ariko icyo nzi ni kimwe, ubwo Imana mu gitabo cy'imbabazi zayo, mu gika kigendanye n'ubugingo, buri muntu wese afitemo urupapuro rwe, nanjye nkaba mfitemo urupapuro rwanjye. Ibyo birampagije. Barakomeje barandika ngo urwo rupapuro rwanditsweho buri kantu kose kihariye k'amateka yacu, yemwe n'umusatsi wo ku mitwe urabazwe. Ntabwo abana b'Imana bajyana mbababura mu bitekerezo byayo. Amen. Imana turi mu bitekerezo byayo, Imana mu migambi yayo ni twebwe itekereza, kandi ahazaza h'Imana hose ni twebwe igendereye. Rero nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko muri Luka 19:42 Yesu yabwiye Yerusalemu arira, arayibwira ngo uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bihishwa amaso yawe. Ibintu byaduhesha amahoro Imana yagennye ni ibintu byoroheje bidasaba amafaranga, ni ibintu byoroheje bisaba umwanya wo kubana n'Imana, ariko abantu babihinduye umutwaro n'umusozi kugeza ubwo abantu bagiye gupfa nta mahoro bafite. Yesaya 59:8 Bibiliya iravuga ngo inzira y'amahoro ntibayizi, kandi mu migendere yabo ntibagira imanza zitabera. Biremeye inzira zigoramye, uzigendamo wese ntaza amahoro. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo nimureke twongere tugaruke kuri Kristo, tugaruke mu itorero rye, tugaruke mu byanditswe byera, tugaruke mu mwuka w'Imana, tumenye yuko Imana yiteguye kuduha amahoro. Igihe Yesu yajyaga gusubira mu ijuru, muri Yohana igice cya 14:27 yaravuze ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Mu magambo make, imbere yacu turi mu isi yuzuye ibibazo, yuzuye ibigeragezo, imitima yacu iratinye bitewe n'aho turimo kubona isi yerekera. Ariko amahoro Kristo yaduhaye ntabwo ari nk'ay'ab'isi. Aya mahoro ntiyabuza indwara kugera iwawe, aya mahoro ntiyabuza ibibazo kugera ku kazi kawe, aya mahoro ntiyabuza mu rusengero guhura n'ibigeragezo. Ariko aya mahoro atuma n'ubwo abandi bahungabana, wowe udahungabana ngo unyeganyezwe n'ibintu bibonetse byose. Nshuti zanjye, aya magambo nayakunze cyane. Abantu b'iki gihe rero barashaka guhanurirwa amahoro, abantu barimo barashaka ibintu byinshi, ariko mwibutse yuko mu Byahishuwe 6:3 kugeza kwa 4 Bibiliya ivuga yuko haje ifarashi itukura cyane, kandi uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi, ngo bicane kandi ahabwa inkota ndende. Bishatse kuvuga iki? Satani yagiye akoresha imbaraga ze zose mu buryo butandukanye, yifashisha ibihugu, yifashisha iki kugira ngo ahabwe gukura amahoro mu isi. Ariko abantu b'Imana amahoro bafite ntibayakwa n'isi uko byagenda kose. Rero bimwe mu bimenyetso dufite uyu munsi by'imperuka bigaragara neza mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5:3, aho Bibiliya ivuga ngo ubwo bazaba bavuga bati nta mahoro, nta mahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite. Mu magambo make, ubu hagiye kuboneka inyigisho zisasa icyuho abantu bafite. Abantu bifitemo icyuho cy'uko batandukanye n'Imana, nta mahoro bafite. Ariko ubu ngubu Satani agiye kubashakira igisa n'amahoro, abantu bizezwe ko bafite umutekano kandi nta uhari. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Gutegeka kwa 2:29 Mose yabwiye Abisiraheli, arababwira ngo he kugira uwumvise amagambo ya wa muvumo ngo yirarire mu mutima wati nzagira amahoro nubwo ngendana umutima unangiye, akarimbuza abahehereye n'abumye. Mu magambo make, ni ikosa cyane kuba ufite icyaha wahishe muri wowe, warangiza ukibwira yuko Imana izaguha amahoro, cyangwa ukibwira yuko uzagira amahoro. Nta mahoro y'abanyabyaha, ni ku Uwiteka avuga. Kandi
inshuti zanjye, uyu munsi wa none hari ikintu abantu bakeneye kumenya. Zaburi igice cya 4 umurongo wa 9 iravuga ngo iki? Zaburi igice cya 4 umurongo wa 9, Bibiliya iravuga ngo nzajya ndyama nsinzire niziguye, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Amen. Mu bantu babuze ibitotsi, abantu babuze amahoro, ku buryo n'imitima yabo imaze kurwara indwara nyinshi zikomoka ku kubura amahoro, ndajya mbabwire ngo Uwiteka afite ububasha bwo kuduha amahoro, akaduha no kuryama tugasinzira tukizigura. Amen. Imigani 17 umurongo wa 1, Bibiliya iravuga ngo utwo kurya dukakaye turimo amahoro turuta urugo rwuzuye ibyo kurya rurimo intonganya. Icyo Imana igiye gukora, ntabwo abantu bayigiye kudutungisha ibintu byinshi cyane, ntabwo igiye kuduha amasezerano y'uko konte za banki zizabyibuha. Imana ntigiye kutubwira y'uko tugiye kuzamuka ngo tube abantu b'ibikomerezwa n'iki nk'uko inyigisho z'ibinyoma ziri hanze zibivuga. Ahubwo abantu b'Imana, Imana igiye kubaha kunyurwa, igiye kubaha utwo kurya dukakaye. Kuba utwo kurya byitwa ko dukakaye bisobanuye ko abantu b'Imana bazaza bagira icyo bageraho barushye, ko gututubikana ko mu maso hacu niho ko kuzaduhesha umutsima. Ariko utwo two kurya dukakaye Imana izatuma tutugiriramo amahoro. Abantu Imana igiye kubaha amahoro ku buryo aho utuye, akazu gaciriritse urimo, utwenda dukeya ufite, ubuzima bwawe, akazi kawe, ahazaza hawe, ubuzima ufite wumva yuko bworoheje, Imana igiye kubuguheramo amahoro no kunyurwa. Kandi uzasanga kugira Imana, kugira amahoro y'Imana ari cyo kintu gikomeye. Ndakwingingira ngo Imana igutandukanye n'icyaha n'igisa nacyo. Kandi wowe wabuze amahoro, pfukamira Kristo uyu munsi umubwire ngo mbere isoko y'amahoro. Kandi ibyo yakoreye abandi nawe arabigukorera, ibyo yadukoreye nawe arabigukorera. Mu izina rya Yesu nicyo cyifuzo cyanjye. Amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wowe soko y'amahoro, wowe watanga amahoro. Abanyapolitike benshi barimo gushakira isi amahoro, ariko nabo nta mahoro bafite. Bafite ibibazo mu miryango yabo, bafite ibibazo mu kazi, bafite ibibazo mu mibiri yabo. Ndetse Mwami Uwiteka, abanyamafaranga barimo baragerageza bagashaka iby'isi, bafite umutekano w'amakonte yabo, ariko ntabwo bafite umutekano w'umutimanama w'uko ejo bazakomeza bakagera ku mwanya bariho. Rero abakene nabo ubukene bwabo bwatumye batakaza amahoro ndetse bubatera amaganya. Uyu munsi wa none abantu benshi bari bafite amahoro akomoka kuri wowe, bagiye bayavamo kubwo gushaka guhangana n'isi no guhangana n'imitego yayo. Uyu munsi wa none turatsinzwe, turagusabye ngo ngwino tubere umwami w'amahoro. Mu mitima yacu harimo icyuho cy'uko twatakaje amahoro yawe, kubwo gutsindishirizwa, kubw'amateka y'ikaruvari, kubw'ubutumwa bwiza waduhaye, kubw'umusaraba wawe, ndetse no kubw'ibyiringiro bikomoka mu kwizera kwawe. Dushobora kongera kugira amahoro. Ngwino uduhe kongera kugira amahoro, kandi tunezezwe n'uko twakumenye. Amahoro yawe azamuke mu mitima yacu nk'ibendera ry'ingabo zitsinze. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.